narinzi ko wanyibagiwe kubera amakosa yanjye nasanze ukinzirikana kubera impuhwe zawe ingingi ya tasafo ya kotesele matasa. Oh, tumaze gusingiza Nyagasani wacu tumukesha ko twashyitse amahoro. Urabona tumeze neza turakeye. Urabona Nyagasani amanuye kavura bura n'umugisha nikabe kenshi kabe gakeye kuko umugisha imbaraga z'Imana ugisendereje abarisi ibintu abari sawa. Uyu munsi twaje gushaka amanota ngiye sinyita 3 n'amanota. Mwarabu urabona umunsi amanota arangaye turi bucyure. Oh, imbaraga z'Imana wita sala kota safota sala. Oh, wilete sele moyo atata washata sakolo pete seketa molofo imbaraga zawe data uyu munsi tubiruhande amazi bacu satani mukubite hasi umutsindisha imbaraga zawe wita uyu munsi tuje kurasa ariko ni ikipe muhanganye uyu munsi namwe mufite imbere zanyu gashize nago umukino wagenze neza ubu noneho twebwe duhangana na Hilali na za Pyramide. Buriya nari narabuze ikipe mpangana nawo mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda ariko ikipe yarabonetse yitwa Hilali ni ikipe zikina amatsinda kumbwira ngo iriya kipe itazwi izwi hano izwi Shyorongi honyine gusa no hano mu mujyi wa Kigali nta bantu bayizi uretse babandi bayo nyine bayobye inzira nziza. Ikipe yacu ni ikipe yakinnye amatsinda ni ikipe izwi ku Rwanda rwa Afrika. Ikintu cya mbere mbanje gutangaza mbanze gushima ndashimira perezida wacu Murenzi Abudara yatuguriye imodoka nziza hara twayibonye imodoka twajemo y'abashyushya rugamba niba uraza kwibona ku mbuga nkoranyambaga niri guca ibintu akakanya ubu twaje gushaka amanota 3 na Rayon Sport yacu nshya imeze neza yakoseri niyo yacu perezida Abudara yatuguriye iracyari nshyashya n'ubwa mbere kandagiye mu muhanda twakimpa ko uyu munsi kabisa reka nagenza njye ibyo bavuga. Asante sana. Nongeye kuba nemewe kuba ngarutse mu majyepfo iwacu. Bana, iwacu ni Nyaruguru. Uri kumva ukuntu bimeze? Noneho ngiye guhura n'abavandimwe b'Inyamagabe ngo batwaye igikombe cyo mu biti ngo ni bakuru. Reka babwize ukuri ngo bavukiye mu Cyanika. Twarago twavukiye mu Cyanika. Twavukiye he? Mu Cyanura. Twavucyana bita Inyanza iwabo w'amata kwizera babwiza ukuri niho bwa mbere mbonye umuperezida wacu udi imodoka bita Abudara abashyushya rugamba gusa wayibonye ipesera hirya na pena igira kwizera ry'Imana uzi ko n'abakinnyi na modoka apera atira no babwiza ukuri abashyushya rugamba ba Rayon Sport Abudara wacu ono twe twarabuze kandi gutangira bakuyemo 18 mu bwiza ukuri ni hano bigiye guhera rero mu majyepfo Abudara wacu Imana imumugisha twebwe nk'abashyushya rugamba ba Rayon Sport buri gihe Rayon Sport niyica agahigo Rayon Sport yajyanye abafana Tanzania Rayon Sport iguze imodoka abashyushya rugamba twebwe ntabwo tukigenda mu mvange nk'abaperi bagenda mu mvange ni wamenya ngo umushyushya rugamba nuwe ni wamenya ngo umufana nuwe twebwe iriya modoka Murenzi Abudara yaduhaye ndabakinnyi nayo bafite aperi igenda isabiriza amarifuti aperi ikodesha n'imodoka y'abakinnyi muri RDF ariko twebwe abareyo twarabyemeye ko imodoka y'abakinnyi tuyikodesha ariko abafana noneho twaguze yacu urumva ikintu ngiye ijana ku ijana umva bingahe wimbaza ibitego oya muri abanyamakuru namwe umva abanyamakuru mwe ishaka agiye kubabwira ko mutarutubazaga ibitego bingahe twafata mutumagera sha muziga mudutera nuze ni ujya kubanga ibitego bingahe wapi icyo cyo nshaka na munota 3 cyaba igitego kimwe byaba 5 byaba 2 cyambere cyashaka munota 3 kirimo dore bwa ati perezida wacu Abudara oya baretse tubashimire perezida wacu yes we Priya asakana mwari gufite mawe karambe Budara we mugongo waguhetsu gahoraho mawe karambe turagukunda mawe karambura umuyobozi karambuza ibyo ukora karamba ukunda abafana karamba ukunda murera
mawe karambe budarawe mugongo waguwe turagahoraho mawe karambe turagukunda karambe turashaka kubohoza ngabigikona cya Kizimbata mawe turashaka kubohoza abibikona bya Kizimbata Ewe turashaka kuboza Sarupongo wabaye ikigwari turashaka kuboza Sarupongo wabaye ikigwari ewe turashaka kuboza Sarupongo wabaye ikigwari ewe turashaka kuboza Sarupongo wabaye ikigwari je ni Mr Kabindi guturuka igikondo buriya aperi nibambwiye ngo nukamurwa babwiza ukuri nabanza mvuge nta kibazo nabanza mvuge nabi abukira mu cyanika ahantu bita kuri Murizo wimbwira ibyo hano ni mu rugo bana uri kubyumva kuri Murizo ahantu bita mu cyanika tubotse ngaho we nabyuze hafi Nyagisenyi mbona ndimo mvuga ni Mr Kabindi guturuka igikondo uyu n'umuvandimwe bipupe niyo mpamvu ndamwubaha cyane niyo mpamvu nayimise mu ijambo mbo rero aperi iri kwigamba ngiri ku mwanya wa kabiri ngira turusha ngo amanota 11 ariko yibuke ko twakuyemo amanota 18 rero kwigera ipantaro yaso ntibikugira umugabo wa nyoko bisubiremo kwigera ipantaro yaso ntibikugira umugabo wa nyoko Ganiye amizero yarihebye urukundo rutagereranywa Omeru mutamenwa wowe rutare mana yanjye ni wowe niringiye nzabonga amaso buri gihe nkusabe imbaraga maze utinde umwanzi urutemwe bahoba nzayobuyonga mu gihe Allahu Akbar Nyagasane Imana yanjye Oh yes Imbaraga za Imana ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe musabe imbaraga maze nsindi cyago Wita salama